ndashima Imana uyu mugoroba abantu bose baba baduteze amatwi bari hanze y'igihugu n'ahandi hose Imana ihagurukije umuvunyi ugiye kubavuganira agiye kubavugana ku manywa na nijoro agiye kugenda arwana intambara wowe utabasha kurwana abazi ko byarangiye hari Imana iserutse yohereje marayika amanukanye ikintu bita inkota yamucariri kuko Imana izanye amahirwe ya kabiri akira amahirwe ya kabiri mama akira amahirwe ya kabiri papa akira amahirwe musore akira amahirwe mukobwa byaranze ubwa mbere ariko Imana ibahaye amahirwe ya kabiri abantu babyumvishe bazamure haleluya Imana ibahaye amahirwe ya kabiri. Haleluya. Uyu mwaka Imana ibereke inyinya mu izina rya Yesu. Uyu mwaka utararangira Imana ikwereke inyinya aho waba bari Imana igusekere mu izina ubwo Imana ibeke yabe n'abantu bakwemye. Haleluya. Amazina ni Bosco Nshimiyimana ndi umugabo w'Guhamya Kristo ndi umusore witegura kubivamo uyu mwaka. Imana ibaha umugisha. Bwira mugenzi wanjye nawe Imana ije gukora. Ije gukora ku byawe. Imana ije gukora ku byawe. Bya bindi famiye yananiwe, bya bindi imiryango yananiwe, bya bindi bene wanyu bananiwe, ibyo ngibyo Imana irabishoboye. Bya bindi famiye yananiwe, amafaranga yananiwe, hari Imana iri hejuru y'ibyo byose. Hari Imana ije kukwibuka, bene wanyu barakwibagiwe, imiryango yarakwibagiwe, ariko hari Imana ije kukwibuka. Abantu babonye Imana barenga tubikomera amashyi, Imana iracyakora. Haleluya. Yabwiye kuri Mungu mwana wanjye nzakujya imbere, icyambere ataringana nzaharinganiza, kabiri nzamenagura inzugi z'ibyuma, gatatu ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Narivuze ngo mw'ayo masengesho hari ibihindizo by'ibyuma Imana iciyemo, hari ibihindizo by'abarozi Imana iciyemo, hari ibihindizo by'abadayimoni Imana iciyemo, hari ibihindizo by'amahembe Imana iciyemo. Abantu babyumvishe bazamure haleluya. Haleluya. Hari ibihindizo bya Satani bituma utagera ku mugisha wawe, hari ibihindizo by'abadayimoni bituma utinjira muri gakondo yawe, ariko uyu mugoroba ndaguhanuriye, yavuze ngo hari Imana yohereje marayika uje gucagaguramo ibyo bihindizo by'abarozi, ibihindizo by'ubukene, ibihindizo by'abadayimoni. Abantu babyumvishe yuko Imana ije kubica, tuyitirize cyane tuzamure haleluya. Twongere icyubahiro Imana yacu, twongere icyubahiro Imana yacu. Hari kuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo zawakoze, waneretse kera y'ukunda umusura bine imigambi Imbaraga
hejuru w'abarozi bazamure haleluya. Soko tawa soko baifa. Hari umunabandi Imana ageze ku iseta, abana birangiye, abana amadeni yaje, abana ibibazo byarangiye, data akamutabara ngo zahure haleluya. Haleluya. Abamwijuru bakomere kuko batwimanye rata. Barakwimanye abarozi bahari, barakwimanye ibitega bihari, barakwigabanya abadayimoni bahari, ariko Imana yarahabaye irangije irakurengera. Abantu bayibonye tuzamure haleluya. Pevodo kopaya zobreva. Buwenga Imana yarahabaye. Ariko yarabaye cyane yahabaye rata. Imana irakora cyane abikora. Abantu babo Imana ikora ikabarengera bazamure haleluya rata. Pevodo wa. Ubwo uyu mwaka Imana ije kuyereka abantu basenze by'ukuri. Uyu mwaka Imana ije gutabara abantu basenze by'ukuri. Niba arahagazemo neza warakiranutse, biravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagere mu nzira z'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akayishimira ku manywa na nijoro, kandi amategeko y'Uwiteka akaba yibwira. Uyazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, iki giti cyera imbuto mu gihe cyaco, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntabwo bamera batyo, bahanwa n'umuriro mutumurwa n'umuyaga. Reka nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni wageze imbere y'Imana, wageze mu rusengero imbere y'Imana ukiranuka, ntabwo Imana izagusezerera amaramasa. Pefodekota, ntabwo Imana izagusezerera amaramasa. Ubwo ngo ntabwo izagukuramo amaramasa. Abantu murasezerana bagahinduka, ariko ku Mana ntabwo ihinduka. Ubwo ngo umugambi w'Imana ntabwo uzayoba. Birashoboka kubona ko byarenze inkombe, nubwo byarenze inkombe ntabwo birenze ijambo Imana yakuvuzeho. Ijambo Imana yakuvuzeho ritandukanye n'iryo bene wanyu bakubwiye. Abantu batumvise bazamuye haleluya. Hepopefo. Nubwo byarenze inkombe, amadeni akaba yarenze inkombe, ukabona abarozi barahari, ariko ntabwo birenze ijambo Imana yakuvuzeho. Iyavuganye nawe niyo yo kwizerwa, niyo kubikora izagira guturata. Abantu babyumvise bazamuye haleluya. Tell us how we did before. Tuongere icyubahiro Imana. Ndi kubona Imana yamanutse mu iterane. Tuongere icyubahiro Imana yacu. Twayongeye icyubahiro niba amaboko yawe ari mazima, ukaba utari Shashika, ukaba utari Faisali, ukaba ukiri muzima, ukaba ugihumeka, wazamuyemo haleluya, ugashimira Imana ko wahageze. Tell us how we did before. Tuongere icyubahiro. Haleluya. Ijambo riravuga ngo nimuba muri amagambo yanjye akaba muri today, musabe icyo mushaka uyu munsi wagihabwa. Iramugenza ngo icyo wasaba Imana irakiguhaye. Wabimubwiye nashaka ufite nyabingi, nubona atari kumva umubwire ngo niba utari kubyumva hari Imana ije kubikumvisha. Barivuze ngo Imana igiye kuguha icyo waje gusengera, kandi amasengesho wasenze Imana yayumvishe. Abantu babyumvishe bumvishe ko Imana ihagurutse, batere haleluya yuko Imana ihagurutse. Pelasa uzikora ibintu Imana ije gucangura, ibyagucanze Imana ije kubicangura. Avuga ngo ntawe uzagera. Dufite Imana ishoboye byose ku isi yose, dufite Imana ikomeye. Hari Imana itabara abayo, iyo dusenze tugira guturata iratwumva. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aba Yesu bishimira izina ribamara, ibamara
Imana ibaha umugisha. Dusome mu Bacamanza, ushobora gufata Bibiliya turebereye mu Bacamanza ibice byaho 3 ku murongo wa 12, twumve icyo Imana ivuganye namwe mw'aya materaniro. Yesu abaha umugisha. Abacamanza ngo Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Uwiteka aha Eguloni umwami w'i Mowabu amaboko yo kurwanya Abisirayeli, kuko bari bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. yego, Yitabariza Abamori n'Abamaleki, batera Abisirayeli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisirayeli bakorera Eguloni umwami w'i Mowabu uburetwa imyaka 18. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka. Yego. Uwiteka bahagurukiriza iki? Umuvunyi Ehudi. Yego, mwene Gera. Umubenyamini. Watwariraga ibumoso. Bukeye Abisirayeli bamuha indamukiranyo ngo ajye kuramukiranya umwami, cyangwa ajyana amafu ibwami. Yes. Yego. Umwami w'i Mowabu. Yego. Maze Ehudi yicurishiriza inkota y'amugi abiri ireshya n'umukono umwe. Ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenzaho imyambaro ye. Agezeyo aha Eguloni umwami w'i Mowabu izo ndamukiranyo. Eguloni yari umuntu w'igihonjoke. Nuko amaze gutanga indabukirano, asezerera abazizanye. Ariko we ageze mu nganzo z'Gilugari, yego, arakimirana. Ageze ibwami abwira umwami ati, Nyagasani, ngufitiye ubutumwa, ndakubwira twiherereye. Nawe ati, nimuceceke. Abari kumwe nawe bariheza. Nuko Ehudi aramwegera ngo yari yicaye wenyine mu nzu y'amafu. Ehudi aramubwira ati, ngufitiye ubutumwa bw'Imana. Nuko Eguloni arahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso, akura inkota ku itako ry'iburyo, ayimutikura mu nda. Ikirindi cyinjirana nayo, ibinure birayirengera, ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Maze Ehudi arasohoka, ageze ku nkomanyirizo cyangwa ku rugi, aramukingirana, akingisha inzugi z'iyo nzu urufunguzo. Yego. Maze amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza, basanga inzugi z'iyo nzu zikinze. Barabazanya bati, mbese aho ntiyagiye kunama mu nzu irimo amafu? Bageze ubwo bakozwe n'isoni adakinguye. Yego. Bararambirwa. Nuko benda urufunguzo, barakingura, basanga umwami wabo arambaraye hasi ari intombe. Ariko bagitegereje, Ehudi arahunga anyura mu za. Nushaka kurekeraho, Imana iguha umugisha. Amen.
mwakire neza ijambo ry'Imana. Abantu bacyane mwakire neza ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusoreze kuri ijambo, ntago ndatinda, no kuvugaho iminota mikeya twahita dusoza. Ijambo tusanze hano muri Yesaya 48 ku murongo wa 11 haravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe ndi uwa mbere kandi uw'imperuka. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nagira ngo tuvuge ko iri jambo ntago ndatinda, no kurasaho ku ntego. Imana ibaho umugisha. Turongera icyubahiro Imana yacu abantu bakiri hano. Haleluya. Dusomye mu Bacamanza ibice 3 ku murongo wa 12 haratubwiye ngo Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'amaso y'iki? Y'Uwiteka. Uwiteka batanga mu maboko ya Eguloni umwami w'Imowabu. Abisirayeli bakimara gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana irabatererana, ariko baza kwibuka ko Imana ari umubyeyi, barongera barigara bagaruka imbere y'Imana. Bageze imbere y'Imana barapfukama basaba Imana imbabazi. Imana ngo bana banjye ndi kumwe namwe, ntabwo nzabaterana. Imana ibahagurukiriza umuvunyi. Nari nkubwiye ngo mwaya materaniro umugoroba, akira umuvunyi ugiye kukuvuganira ku bibazo waje gusengera, ku byifuzo byawe wazanye mu rugo rwawe. Akira umuvunyi. Imana iguhaye umuvunyi ugiye kukuvuganira ku manywa na nijoro, agiye kukuvuganira imbere y'Imana. Uyu ni Yesu Kristo. Burya aravuga mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira, ni umukuru w'abakuru kandi yitwa Rukundo. Aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwandu ugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Abantu babonye umugabo utese bavuganira, tumukomere amashyi yuko uyu mugabo ari hano mu izina rye. Haleluya. Imana ihagurutse igira biramugeza ngo akira umuvunyi ugiye kukuvuganira. Wamubwiriye mubwiye ngo akira umuvunyi, ariko Imana iguhaye umuvunyi uzajya kuvuganira aho utabasha kwivuganira. Abarozi bateze amagambo bari kuyavuga, hari Yesu ugiye kujya kuvuganira. Akira umuvunyi ugiye kukuvuganira. Shepe prefodekota. Akira umuvunyi ugiye kuguhesha ibyawe, ibyo abarozi bafashe, ibyo abadayimoni bafashe. Uyu munsi hari umuvunyi Imana ihagurukije. Abantu babyumvise bazamuye haleluya. Wakongera akazamuye ndi haleluya. Popita waya zoberefo. Marivuze ngo mwaya materaniro Imana yongeye kukugarukaho. Akira amahirwe ya kabiri. Nubwo ya mbere yagiye, Imana iguha amahirwe ya kabiri. Akira amahirwe y'urugo rwawe, akira amahirwe yo gucuruza, akira amahirwe y'amafaranga, akira amahirwe y'ubuzima, akira amahirwe yo kubaho. Abantu babyumvise bazamuye haleluya. Imana iguhaye umuvunyi. Azi ko byarangiye, ariko ku Mana biratangiye. Uyu mugoroba biratangiye. Akira amahirwe yawe, akira amahirwe yo kubaho. Data aravuze ngo aguhaye umuvunyi. Akira umuvunyi uje kukuvuganira. Akira umuvunyi uvezefa retopefodekota. Yesu aguhaye umuvunyi. Ibyo urwana nabyo ni igihonjoke. Hayazobe bibaye intumbi umugoroba, kuko hari umuvunyi uje kukuvuganira. Akira inyota y'amagi ya mujyi abiri, agiye gukubita abarozi, agiye gukubita abadayimoni, agiye gukubita abarozi. Wahagurutse ukazamura haleluya yuko Imana iguhaye inyota yo kurwanya abanzi bawe. Perasi, Imana iguhaye inyota. Akira inyota y'ijambo, akira inyota y'umwuka wera, akira inyota y'agaciro. Data aguhaye inyota yo kurwanisha abarozi. Akira inyota yo gukubita, kuko Data aguhaye umutwaro bwo gukubita abarozi. Abantu haleluya. Perasa widi before
resone tasega payaso berevo abizeye barahayiwe. Reka nkubwire, umuntu wavuganye n'Imana nubwo ibibazo byahaguruka, nubwo abadayimoni bahaguruka, nubwo abantu babongo birarangiye, by form agaciro si icyo wazanye, ahubwo agaciro ni icyo Imana ivuganiye nawe hano, icyo ukoreye hano ku buzima bwawe kigiye kuguhereza agaciro ko kubaho. Imana iravuze ngo ntabwo uzapfa, ntabwo uzakorwa n'isoni. Abantu babyumvise bazamure haleluya, yuko Imana irahayitumeye. Kopa Imana iguhaye umuvunyi. Mu yandi magambo, umuvunyi icyo amaze guteraho kashe urabihabwa cyangwa ntabwo ubihabwa. Iyo bakurenganyije ukajya kuburana mu rukiko, umuvunyi yamaze guteraho kashi akavuga ngo runaka ndamurenganuye, Bosco ndamurenganuye, agateraho kashi nawe umuvuguruza, birabirangiye. Biravuze ngo mw'ayo materaniro akira umuvunyi ugiye kukuvuganira mu rugo rwawe, ku bana bawe. Akira umuvunyi ukuvuganira imbere y'Imana. Abantu babyumvise yuko bakira umuvunyi bazamure haleluya, yuko data arabikoze. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'abamarayika hariho Imana ikomeye. Ari hejuru y'abahanuzi, uwo mwami w'amaruta imfura zo mu isi, itaremye bigusira amatsiko, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibisiga n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Abantu benshi bazamure haleluya. Mugenzi ngo acira umuvunyi ugiye kukuvuganira, agiye kuguhesha ibyawe, agiye kuguhesha agaciro. Data aguhaye umuvunyi ugiye kuguhesha agaciro, aho bakakwamburiye, aho buri ijambo, hanyuma Imana iguhereye ijambo. Abantu baryumvishe bahaguruke batere haleluya, iyo yabo bazamure haleluya. Tokaya zoberevo shoti power. Waruge kubyara umwana upfuye, haguruka. Imana none ikuye urupfu kuri wowe, wari kuzabyara umwana upfuye mu gapfana, ariko kubwo kugera hano Imana iguhaye umuvunyi ugiye kukuvuganira. Aguhaye umwana muzima, utashuri muzima. Abantu babyumvishe bamwitiza bazamure haleluya, yuko Imana ibikoze. Popistala wi umwana warurwaye n'uwanditse, umwana ngo wari ufite ikibazo. Wavuze cyane, wavuze gutera. Ari hehe? Imana yamwe imukuyeho urupfu rwo kuza gusenga uyu munsi. Ayo macu ntabwo yemeye. Imana ikuyeho urupfu yamukishije mu izina rya Yesu. Pepa kwa sobere mfo ya sebra. Abyara neza cyangwa zapfe, abyara neza mu izina. Abantu babyumvishe bazamure haleluya, yuko Imana ibikoze. Bibiliya yasobekota, Bibiliya yatubwiye ngo kubwanjye nzabyikorera, natatuma izina ryanjye ritukwa, kandi ikibero cyanjye ntabwo nzagiha abarozi, ntabwo nzajya bakurwanya, ahubwo njyewe Uwiteka nzabyikorera. Hari ibyo Imana yikoreye muri ayo masengesho. Abantu babyumvishe bazamure haleluya, yuko Imana ibyikoreye. Ibyagucanze Imana yabicanguye. Ibyo abantu bavuze Imana ihinduye ijambo, bavuze ibigambo Imana ivuze ijambo, baravuze ngo biraranga Imana yavuze ngo biratangiye. Abantu babyumvishe babiri bazamuye haleluya, yuko Imana ibyikoreye mu izina rya Yesu. Sifa kwa Mungu. Haguruka.
wowe imbere yawe hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urashaje bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya ukongera bugacya ejo bugacya iyo uri mu bibazo ntibakuvugisha abantu bawagucira akarutega kuko benshi baba bifuza kutanaho ariko Imana ihaguruka bamwe bati baragusengeye cyane burya Imana ikiza urubwa warize wayahoza hari igihe uba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajyahe bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya ariko bugacya bukongera bugacya ejo bugacya abantu babonye bucya bazamuye haleluya rata pela sodekota shadi by forest kitala wini my fall. Imana ikurinze gereza y'imyaka 3 kabiri. Imana ikurinze impanuka shepita waya zoprerevo Imana mandiguhaye kubaho yamwe ngo umurago w'ubugingo bw'itekane ko Imana ivuganye nacu kandi chini Imana iguhaye amafaranga yamwe ngo desasega harakagamane k'abantu batatu Imana ikuyeho bikomera amashyi cyane yuko Imana ibitesha agaciro mu izina rya Yesu. Imana ngo igukije ikintu bita impyiko n'umugongo wari ugiye kurwara iki kintu kikakugezayo ariko Yesu aratabaye tumukomera amashyi kuko Imana imurambye akira umuvunyi ugiye kukuvuganira nari Imana mu mugoroba Imana ibahaye umuvunyi akira umuvunyi ugiye kukuvuganira agiye kukuvuganira mu rugo rwawe abakugambanya bakurwanya ntabwo bazagushobora Yesu aguhaye umuvunyi ugiye kujya agenda agaseruka hahandi utabasha kugera hahandi imiryango yananiwe Yesu aje kubikora abantu babyumvishe bateye haleluya mumvugire ngo Imana ugize guti Imana agomba kubu Imana ayo mashira Imana haleluya wabwiye mugenzi ngo Imana iguhaye umuvunyi uyu mwaka uzawurangiza uri muzima. Imana iguhaye umuvunyi uzagusimbutsa abarozi n'amahebe uzagusimbutsa abakurwanya Imana izagusimbutsa impfu azodekota dataravuze ngo atanze umuvunyi uzakuvuganisha azakwambutsa azakugeza imiryango yananiwe abantu babyumvisha batere haleluya yuko Imana ibikora. Biraturenga kubwa bwira mugenzi ngo kubwayo irabyikoreye uyu munsi bya bindi byakunaniye bya bindi famiye yananiwe bya bindi abantu bananiwe uyu munsi Yesu arabyikoreye babandi bazi ko birangije batavuze ngo biratangiye ndavuze ngo enetasega imbere y'Imana mwaje kwirirwa imbere batavuze ngo ntago muzakorwa n'isoni mwakire defa umuvunyi ugiye kubavuganira sha aguhaye inota ya defa agiye kujya agenda arwana ku manywa na nijoro akira umuvunyi ugiye kukurwanirira akira amariko ugiye kukurwanirira akira amariko uje kukurengera akira amariko uzanye ubutabazi akira amariko uzanye ibisubizo bishya akira guseka abantu babyaciye banzamure haleluya dusoze. Imana iramwe ngo umuntu wese ageze hano uyu munsi Imana imushyize ikimenyetso mu ruhanga. Mwakwakira ikimenyetso cyo kumara abana b'ijuru mukazamura haleluya kudushoje. Hari abantu basabaga amafaranga Imana itanze amafaranga mwakwakiriye amafaranga ko Yesu abikoze razo de kotaya so beautiful. Ariko ndashima Imana
uyu mugoroba abantu bose baba baduteze amatwi bari hanze y'igihugu n'ahandi hose, Imana ihagurukije umuvunyi ugiye kubavuganira, agiye kubavugana ku manywa na nijoro, agiye kugenda arwana intambara wowe utabasha kurwana. Abazi ko byarangiye, hari Imana iserutse yohereje marayika amanukanye ikintu bita inkota yamuca bibi, kuko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Atuye amahirwe ya kabiri mama, atuye amahirwe ya kabiri papa, atuye amahirwe musore, atuye amahirwe mukobwa. Byaranze ubwa mbere, ariko Imana iguhaye amahirwe ya kabiri. Abantu babyumvise bazamure haleluya. Imana ibahaye amahirwe ya kabiri. Imana yamangu ibahaye kurangiza umwaka muri bazima n'imiryango yanyu. Mwazamuye haleluya gushima Imana. Bwira abanzi bawe bicecekere, urwobo bacukuye baruteremo insina. Bwira abarozi bicecekere, urwobo bacukuye baruteremo insina. Bwira abanzi bawe bicecekere, Aya mashi turasoje. Ayo mashuwe, ayo mashuwe, ayo mashuwe.